Twongere tubaramutse kandi tubifurize ibihe byiza mwese abakurikiye Amata TV, mukomere cyane kandi turabifuriza imigisha n'amahirwe mu byo mukora byose, Imana ijye ibibafashamo, turi tariki 28 z'ukwezi kwa karindwi 2024, tukaba tuzinduwe no kubagezaho inkuru y'akababaro y'urupfu rw'umuhanzi wamenyekanye cyane muri showbiz nyarwanda uwo bita Don Imbogo. Mu by'ukuri ni inkuru y'akababaro kandi ibabaje cyane ku buryo twihanganisha umuryango w'uyu Dore Imbogo. Uyu Dore Imbogo rero uzwi ku izina rya Valentina, twaramumenyeye mu ndirimbo nyinshi zagiye zitambuka kuri za YouTube. Twamenye mu ndirimbo yitwa Dore Imbogo, hari nayo ndirimbo yamuzamuye akaba yamenyekana ku rwego ruri hejuru, kandi rwose hari n'izindi yagiye anakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, aho yari umuntu rwose twakundaga ukunda abantu. Mu by'ukuri si ukubivuga kubera ko wenda atagihari, ariko mu by'ukuri yari umuntu mwiza kandi rwose ukunda abantu. Twabibonaga yigaragaza cyane ku ma YouTube aganira n'aba-YouTubers. Mu by'ukuri rero Imana imwakire, kandi tujye tumenya ko kuri iyi si turi mu rugendo, ni ukuvuga ngo buri wese agomba guhora yiteguye ko isaha n'isaha yagenda. Ubwo rero twese tugomba kujya duhora twiteguye ko isaha n'isaha Imana ihamagara umuntu, bityo tugakiranuka cyane ku buryo tuba twizeye yuko Imana iramutse ivuze iti ngwino, umuntu yagenda yizeye ko ari imeze neza, haba ku Mana haba no ku bantu. Urupfu rwa Dore Imbogo rero rwatubabaje, ariko nta kundi Imana bibaho. Dukomeje kwihanganisha umuryango we rwose, ndetse natwe twihanganisha cyangwa se n'abandi wese